Mukabuga asanga haba amagini niryo ryazamuzeriza none se iryo ryini niryo ryavuye mu kabuga kamushariza hano mukadasungwa gutwika none se ritahagera nago ari igini nyine ubu murabihamya ko yaba ari igini ryatwitse ibi bintu byo mu nzu ngiye kubera ukuntu numvishije ibyiwe amakuru yiwe nta muntu bafitanye ikibazo muri quartier kandi ngo inzu nta n'umuriro ifite ni gute se utashidikanya ko atari amagini ese ibigini ishobora kuza rigatwika ibintu bimwe inzu yose ntishe bibaho nishaka kuba n'akarande zo mu miryango ako mureke yivugire ibyo byose urabikeka namwe ibyo umukobwa avuga murabishyigikira ko haba hari amagini se aba hano muraho neza umeze mute mama muraho neza muraho mwihangane nta kundi yega we mama ngo byagenze biteze nanjye byantunguye nabyutse ahangaha ngira gufata umweyo gukubura rwose mu gatondo keza noneho abafite gahunda yo gutundisha ifumbire ahantu nayiguze mbwira umwana nti wowe genda kwa Karinda aho nayiguze urebe umuhungu uyu n'uyu twavuganye mu patana ndaje noneho aragenda nibagirwa ko ntamurangiye aho bayishyira aho bayisuka ubwo noneho ndavuga nti reka mukurikire nkururu rugi gutya nshyiramo ingufuri ariko sinafunga nshaka kuko nabonaga ari mu nzira ndirukanka tari mpageze nsanga uwo muhungu arahageze turavugana nturayitundira ngaha ati 2500 mbwira umwana rero wanjye ntigakara rero jyana umufuka wahirira amatungo ifumbire ibonye uyitunda nanjye ngiye gukora isuku maze n'iminsi njagaraye niyiteho ndebe ko hari icyo nateka nanjye nkarya ubwo naje ngeze kuri urwo ruri hirya ahangaha y'ishuri mpura n'abamama babiri baje kumfata mbona barirukanka bansatira ndababaza ntese ko mwiruka mukanohe ntiko mwiruka ntari ntiko mwiruka ati turiruka ati wawe hahiye hatese ese nagakoni atoya n'inzu nini yahiye bivuze ngo inzu yahiye ndabona no ku madirishya muri saro naho hahindanye niko hari ameze cyangwa naho no hahiye hose abakinguye umwotsi wari wasabye inzu kuko harimo imifarisi ibiri igerekeranye niyo bese nabonye ari nkayo yahiye niba hari n'umujura waje mbese agamije kwiba akavanamo uwo mufariso kuko wari uhenze n'umufariso ugura 120 noneho tapi yo hasi mbona ko ariyo yahiye bivuze ngo umufariso we ntawe ugeze ubona nawe nigeze mbona nabonye ibimenyetso by'iyo tapi yo hasi banziriza umufariso niyi ngiyi ariko uwo hejuru munini nta kimenyetso na gito nabonye nese na matera yahiye cameraman turebe kuri iri dirishya uko byari bimeze bivuze ngo inzu yahiye amadirishya arashya mama none se ni kugira ngo iyi nzu ize kuzimwa byatewe n'inde ni bande bagufashe kuzimya inzu rero n'abantu bose bo kuri sitasiyo bavugije indi ariko hari umwana w'umukobwa waje aha urugo duturanye yaje abona imyotsi iracumba ngo hagarara hari yahamagara uwo mugabo torera ati hano kwa kaka harahiye ati kwa kaka harahiye ubwo rero baramanuka barwana no kuzimya ariko basanga ibintu byarangiye bivuze ngo imyenda yose yahiye umwana wanjye yari yuzuye igikapu cy'ishashi yahiye amarangamuntu yahiye amafaranga yari ari mu gasakame yahiye bivuze ngo nta kintu mwarabashije nta kintu twarokoye ni amasafuriya yonyine nuko turara ntabwo ndiwe nayiraramo uwo muntu watwaye umufariso niwe wabikoze ifoke bigakora none si ibisambo birasanzwe hano muri uyu mudugudu yego ibyo ni ibintu byenze rwose ariko ntabwo bitwiye uyu mudugudu witwa muki
Kadasungwa n'akagari ni Mukabuga Kadasungwa kubeshya. Watubwiye wowe witwa ngo iki? Uze wawuvuza nibuze. Nta muntu utuye hano. Akagari n'intunga. Akagari ka Ntunga. Umurenge ni Mwurire n'ubundi. Mbaye mfite nomero no guhita muhamagara ati wakabyarawe. Nka kansubiza niya mu make. Niya wenda yari haguze nka miliyoni wenda nka 5 wenda akaba bamusabira leta wenda kamuha niya za bamuhesha wenda. Oya wenda ebyiri yawe. Hanyuma se uratekereza ko uwo baguze ashobora kubifata akamusuza amafaranga bitewe n'ibyo birimo? Ako aba yatarabizi. Mugereka nkubwire. Uko biza amategeko yagiyeho urumva leta y'u Rwanda ibyo yategeka ntago uyu muntu yabyanga abaye yarahagurisha abizi abantu babikoramo business mwana bakagurisha inzu babizi neza ko harimo ibintu byabo bizabirukana barangiza umuntu akaguha amafaranga yavunikiye yaruhiye warangiza akaguhereza ukigendera noneho bya bintu byawe bikaza bikakora ibingibi ubusubi muna mama uryango abayishimye ubu rero tubifate neza ko yaba ari amadayimoni na amadayimoni kirirwa ujya kure ariko kugirirwa ujya kure none umuntu wambwira ko wavuye ni ikibazo gikomeye. Amazina yawe witwa nde? Nitwiza abakiriho Costaziya. Ibintu biri kuvugwa ko inzu yawe yaba yatwitswe n'amagini hari icyo wowe ubivugaho? Ntabwo mbizi nta gihamya nawe. Kuva wagera muri iyi nzu hari ibindi bibazo waba wahuriyemo nabyo? Ntabyo nabonye. Ntabyo wabonye? Mwimaranye igihe kingana iki? Inzu nyimaze uyu mwaka no wa gatatu. Ni umwaka wa gatatu. Nta kindi kibazo na kimwe wigeze uhura nacyo? Oya ntacyo. None se ko abaturage hano bari kuvuga ko bose bari kwemeza ko yaba ari amagini bitewe n'uko inzu yawe nta muriro ubamo nta nubwo wari uhari ndetse ufite igikoni ukoresha nta n'ikintu wari wacanyemo muri iki gitondo urumva ko yaba yifashijwe gute igashya nta kindi kintu kiri inyuma yabyo? Burya rero ngo ntandi urivugira ubusa ku musozi ngo yenda abo babivuga hari uko babiziho ntabwo ndinjira mu buzima bw'abantu binaha ngo mbumenye ariko ubwo hari icyo babiziho imbera yabo n'agasozi kabo tukogiye kujya nahagera nta kibazo nari mfite. Ikindi kibazo urahagera kugeza ubu ngubu rero ubuyobozi butubwiye ko bugiye kugufasha ndizeye ko nta kindi kibazo ufite uretse ko nyine wahuye n'ibibazo nyuma y'ibi yuko bugiye kugufasha nta kindi kintu wasaba? Nta kindi nsaba ubuyobozi ni ukumfasha. Ikindi mfite n'ihungabana ibintu byambayeho byantunguye kwihangana ariko ibyo by'Imana irahari iragumye fashe. Ariko abaturanyi bo musanzwe mubanye neza nta kibazo? Nta kibazo ngirana nabo rwose. Umurokore ndasenga njye mbona n'amaso yanjye nzi ko nta muturage nabangamiye kandi n'abandi nabo mbona ko nta kintu bambangamiraho. Kugeza ubu umwenda usigaranye n'uwo ngo wambaye gusa? N'uyu nguyu ni umuntu wawuzanye mu ishakoshi arawumpa nari nambaye agatenge ko gukorana mbese k'umukecuru uri mu rugo nta kindi kintu nari mfite n'aka ngaka ureba nambaye umuntu yaje yumvise ibibaye akazana mu ishakoshi arakampatambara. Ibibazo mukomeze mwihangane kandi mukomere ibi byose bizashira birarangira kubera Imana ndumva unasenga kandi wizere ko ibingibi ibyo twe kugendera ku by'abantu bari kuvuga. Oya ntabwo twabigendera we kugira ubwoba usubire mu nzu yawe kandi niba nta kindi kibazo wahuriyemo nacyo ibi byabaye ntabwo byatuma ndajya mu nzu yanjye ndyamye. Imana yatumye biba nsohokamo ntibibe nijoro n'ubira cyahari. Mwiriwe neza muyobozi? Ni Hasani uri live mu kiganiro ndi ahantu bita Kadasumbwa. Ni ku muturage uhari inzu ye yahiye uyu munsi ibintu byose byo mu nzu birashya hari icyo mwamubiziho? Amakuru turafite twanahageze yego kugira tumufashe kugeza ubu ngubu ibintu byose byo mu nzu byahiye uretse ikintu cyitwa isafuriya yaba yaramuyemo nabwo yari yafashwe n'umuriro nta kintu na kimwe afite cyo kuba yaryamirwa ndetse yaryamira ndetse n'ibindi bintu byamufasha muri aka kanya. Nk'ubuyobozi mugiye kumufasha iki ubu ngubu?
tuzamufasha kubona ibyo yakwifashisha mu guteka yego no kurara. Uyu munsi tumusabiye abaturanyi be kugira ngo bamufashe, yego ariko ejo tuzamufasha kuko n'ubundi asanzwe ari umuturage wacu utishoboye. yego Kumufasha tuzamufasha kugira ngo yongere asubirane ubuzima mu rugo. sawa sawa murakoze cyane. Murakoze namwe, ubuvugizi ni ngombwa rwose kandi turabishima. yego yego ngira ngo rero murabyumva ahangaha turi ni mu murenge wa Mwurire. Uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwurire Azamu. Twavuganaga ku kibazo cy'uyu mubyeyi wagize ikibazo. Ni mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 29 nibwo uyu mubyeyi yabyutse agiye mu kazi ke. Amaze kujya mu kazi yaragiyemo, agarutse asanga inzu yahiye. Mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye kandi giteje ikibazo. Inzu nta muriro igira ndetse nta n'ikindi kintu baracanyemo. Ese afite n'igikoni, nta mbabura iba muri iyi nzu. Kugeza ubu biracyari amayobera. Uribaza uti niye mpamvu iyi nzu yaba yahiye? Se byaba byatewe n'iki? Ngira ngo ubuyobozi cyangwa se ubugenzacyaha RIB nayo yahageze, ikaba yakomeje gukurikirana iki kibazo. Natwe tuzakomeza tubakurikiranire kuzageza tumenye icyateye iyi nkongi. Nk'uko mwabibonye rero ibintu byose byahiye byashizemo, nta kintu asigaranye kugeza ubu, ariko ubuyobozi bw'umurenge butwemereye ko bugiye kugira icyo babumufashije kugira ngo nawe aba ameze nk'abandi baturage muri aka kanya. Nge rero mwumvaga kuri mikoro za Kigali 500 TV, nari Hasani Nyawe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.